urebe ku muturanya w'urwo. Reka ndeba bazi kwandarika ibintu. Sawa? Sawa urabeho kanyo. Ese kandi ni ibikizayo. Narize bose akeneye aka kantu. Ariko nigeze abo igigozi bite bya. Ibyo ni yabigutuma njyewe. Uko buri gihe uje ujya muri toilette. Ibyagize Ubundi ubwo ziraryoshye. Nyama zirimo amagi. Yewe, nk'uko kuruzirya ni munange. Ndakubwiye inyama. Nafashe mwimwe ndarya. Numva iraryoshye cyane cyane. None yindi nyishoniyeho iranyotsa nyisubizamo. yeba batatowe nuko utekubirwa uje abantu ibiryo byacu. Mwafashe inyamusho nawe usubizamo nkono. Ako kanya gutangiye kumworera ibintu bibi koko. None se ubundi watetse inyama zishyiramo amagi gute? Oya mawe ntabwo ushaka kubikora. Si uvuze ngo watetsemo n'amagi se wayashyizemo? Ndakubwiye amagi yabaye cepece. Wayashyizemo nyama. Yabaye cepece. None se kwari nakubwiye. Gusa reka mbanze mubaze. Kwari nakubwiye ngo ugure amagi, waguze amagi gute? Ubundi ayo ni magi. Ayo nta magi ntabwo ari magi. Ubundi wumva ute? Abantu murimo. Ni karibu ego. Sene wa mukwe we. Ngewe. Komana muraho neza. Muraho. Murakomeye. Ko ndebuje wenyine. Ahubwo nje kumurebera hano. Hindese. Yawe kwijijisha abana. Mbwira. Ni karibu ngaho dore chat. Star. Mbwira. Uje kumurebera hano se Hindese. Umugore. Umugore se ko mwajyanye hanyuma yagarutse hano kugira ati. Ugira ngo kuva twava hano. Nari namubona ku masaha akwiye. None abari hehe? Simbizi. Niba mwana ashushanyije. Ndamubona akaza akarya. Kurya gusa. Mu buriri byaranyobeye. Kurya nibyo yashoboye. Kumesa wapi? Se ni ibikibi ari hano sari here. Nta uri hano da. Mperukana hano kera. Naheruka. Yaje kubwira ngo ukize. Agiye gihe yazaga. Shakuse. Sikuko. Ntabwo yaje cyane mwazana gase. Reka mbanze nkwakire da. Tubone twaganira. Nyakira mfite ibibazo. Urafata iki se? Imitsingi nuzi inzoga mwose. Yewe ndujye uhindura nta wamenye. Tuba tunaherukana. Mfite kawa yinise. Ya ndumva hari imitsingi na skol. Maga mitsingi nayo. Sanga hako ndi ahantu harira kanca hano. Ahubwo muri abantu babi. Byo kuba ahantu habi ho biratandukanye. Karakonje? Karakonje. Suri nkukura muri frigo se? Aho rero cyari umbwire. Ese Shari, kamamagarishira se yumva iby'uwo mukobwa wanjye. Shari, Yego. babonye umushyitsi rega. Azero ibyo mwankoreye. Ufite umushyitsi? Ngura mikote hariya. Komera. Umeze neza? Komera. Ese wa mukwe. Wicaye. Kambe nicariye. Amakuru se sha? Bravo. Hafi mukwe. Ndabona ngiye kubivamo. Aho mbwira rero ukuntu bimeze. Nawe sari icyo ufata? Yewe. Ngendije nta kibazo. Icyo gihe yageze ahaza kubwira ngo iki? Mujyewe rega ntabwo muheruka ari wenyine. Muheruka igihe mwazaga kudusura ubushize. Mwari mwazanye nibwo namuherukaga. Akubwira ibyanjye se yabwiye kuri telefone yabwiye ngo iki? Yambwiye yuko ngo usigaye ngo nyara ku nzira ngo ibindi ngo nyara mu kadobo. Ndavuga se umuntu w'umugabo anyara mu kadobo gute? Ni amazi menshi unywa ni inzoga kintu gituma unyara mu kadobo kajya unyara no ku nzira kandi biteye isoni nibi. Niba aribyo byatumye yivumbura rero simbizi. None izo yabuze nizo nyara mu kadobo. Izo yabuze. Ngo yarazibuze? Narahize ntaho ntageze. Ubwo mukobwa nyine ushaka kumuteza urubwa. Ikintu amaze ni ukurya. Akiri kintu akora ni ukurya nabwazane. Sinamuheruka noneho. Tubwire udusobanurire. Ubundi umuntu w'umugabo unyara mu kadobo gute? Ubu umuntu w'umugabo. Ndabona ngo nta kintu amaze. Oya, ubikora uturi umuntu w'umugabo. No buryo bwo kunsebya. Kuko ubwe nta kintu mfite, nta kintu amaze. Aravuga ngo nyara mu kadobo. Wese nyara ku buriri byibura.
no se nkawe nk'umugabo nyine bundi umugabo arahagarara kigabo oya mwana ariko nyumvira oya wowe ndi wowe nganira nawe na wa muntu ngo ndimo ndabyumva murabyumva ntago nyarakuborere ubundi wowe urabizi mwinjira kuvuga biba bigoye nyine ni ku mukobwa wanjye ntago nyarakuborere reka ashatse rugende ndaheba ni ibibazo nyabugogo wapi ariko buriya rero urumva ntimuramenyerana wakwihangana hari ukuntu Nkamubona. bigenda biza gake gake ese ageragera senge buriya nyirasenge aracyabagira ko bapfuye bose ikintu mbona ngiye gukora rero ngiye gushaka wa muntu wamundangiye nise ushaka kumva ko mutandukanye ngiye gushaka wa muntu wamundangiye kuko ntabwo byavamo ubu ni ukuvuga ngo uramuretse umwana wanjye neza birarangiye ntabwo muretse ntarabona wamundangiye kuko niwe uzampa uko nzabikora nise wakwihanganye wenda nkazamuhamagara nkamwigisha nkamubwira uko agomba kubigenza ko yakwisubiraho rwose mukabana ukamuhamagara ukamwumvisha nkamwigisha uko agomba kubigenza none se ubu ngiye nta bwenge mfite cyangwa se ni umuntu mukuru byaba bitoroshye oya reka tubireke basi semwa nta mingwene mfite agahinda uzi ko nagomba kuba naragiye kandi wagombaga kumujyana none ndajyana umuntu abona se icya mbere ni mahano nta na kimwe azi dore ukuntu imidiri imeze rero iyi mpeta naza nayo uzi kuyimumpere nuko birangiye se nzashobora kuyambara wa mugabo ariko namubona njye ntabwo nabyemera nawe umukobwa wanjye wagiye umujyanye none urampa impeta yonyine utanzaniye umwana we yibike ni ukuvuga ngo yibike niba we yakunaniye uzamuzane ndamukura ese nyine ko naba arikeka naramuzi wamuhamagaye se telefone ntayiriho uramwihamagarira nk'umubyeyi ngiye mu byanjye ubwo tuzavugana yewe nosheri noneho uranyumvira ibimbaye mwiriwe umwana wanjye ndamugira nte kurangiza imana narabonye umuntu umutwara kuko kandi byantwaye imbaraga kugira ngo arongorwe yari yarananira nyura mukobwa wawe nanone oya nta yindi mico mibi agira ariko urumva ikintu cyamunaniye ni icyo mu buriri kandi nicyo cyubaka urugo adashoboye icyo mu buriri ahubwo ariko rero umuntu ari nura musore mwiza ko n'undi karangije sinzi icyo nakora ubuse noneho nzabona undi mugabo umutwara ibyo buretse kubintekereza mbandi n'iturize ndumva bigoye niba ananiwe kubaka urugo ibyo biramureba niba n'uyu nguyu nawe inzoga zose mupfunduriye arazisize ako sinayipfusha ubusa ndayimaye Hollywood abantu murimo na ni karibu turatetse star se ni mwebwe ciao uraho neza amakuru meza makuru ni meza rebe yanise natwe turaho amakuru se wowe ndaho nanjye nje kubasura waje kudusura ko tugendereye amasaha arana amahoro muri weekend banasura nimugoroba yewe ni byiza ariko nibwo abantu baba babonye akanya ntabwo biba byoroshye amakuru se ya madamu urebye ari aho urebye hasi wowe ntububireba ko ari aho nyine nawe umuherukira mu gitondo ari aho ameze neza ntabwo muragenda se uvuze ngo ntabwo murasubira hanze no mu nzu kwinjira muri urabona ndi kubipanga ubundi kukubaza kujya hanze yo mu mahanga hahandi yavuye mbanje mbaza gusohoka mu nzu mu mahanga ntabwo biracamo muzagenda ryahise murabiteganya ryari cyari kumushakira impapuro ya mpeta yaratakaye ubu ni ugushaka ibanga banza ngashaka indi aka kanya mushakanye usuta impeta oya ni ukuvuga yarataye yarancitse nyine ataka ntabwo yamwiraga icya mbere ni urukundo rurahari nyine nuko babizi ko batari inzego Bitema. salamu Amakuru. Yewe muto. ariko hano ntabwo hatinze Reka. ntabwo hatinze Ndabona uyu mushyitsi nyawe. mbonye umushyitsi yasanze ntetse ni nkaho muhagereye icyarimwe Yewe. uje nagushakaga Natwe nuko ngo turaho. Nayi minsi. ari iminsi Gusanze amazimano yarangiye. iminsi bageza ari ifundi igira ubuvuzi Yewe data.
ndabibona barashonje byatari Tete kabuzi natwe nari mfite ubushize. Ibyo bibuzo ntabwo nabishobora. Hanyuma uko biri kose ndakubwiye ndabe usa neza pe. nta kintu yaranabyibushye wabihoye aho gushaka Asa nabiki. ni ukuri ndebe ukuntu nta yanga kintu wibwira hano Uriya mukobwa uzi ko nta kintu wibwira hano ubwo ukaraba se. nta kintu wibwira hano ubu rero wowe Reka ndabira intoki zawe zarabyibushye umeze neza. ni ukuri arabyibushye uriya mukobwa mwamushakiye amufashe neza urabyibushye pe Amatama si amatama, ijimbiri si ijimbiri. se kurumva biri kunuka wagiye ugakurikirana Ibinuka ni bike ntawe se. aha se wa mugani wasanga byashibire rero nari netse asanze nyine neza Wavuga ibinuka se tugira wese muzi. nagenda rero nshaka kubaza Zamusarani tugira mu dunyawe. reka mbareke bamuganira nta kibazo nawe mbe nkomeze ibyanjye bitese Nubwo atakwakiriye ariko ndakubwiye. uragiye uranereranye neza pe nako urapfunyikiye Firigo yarakama nanjye rubu. urapfunyikiye biteye ubwoba Iki? wa mugore wampaye muherukana mukura ikinazi ni ukurya Kurya. gusa Ese wabana n'umugore utamugaburira? Agomba kurya. hanyuma se mu buririzi Muri. nta kinazi None se waba ukabutiyorosa muzajye mwiyorosa. ntabwo isi icyo nagerageje gushaka nta kintu cy'inkazi nta kintu amaze none atasa ataza nijoro Ese arashaka kumara iki? Azajya ajya hanze arinda urugo nk'imbwa. Hari n'ibishoboka. byibura Ugomba icya mbere mubwire mugira inama. Agomba kuba yararyamaga nta mu rugo yararyamaga nyine hano kwa Nyiramatujya aho namuvanye. Numva se yararyamaga. Kwiyorosa yiyorosaga akarya agahaga ibiryo byari byose. kurya ni ibintu bye Usibye ko ubu ngubu ntabyo rwose. dore ukuntu ibintu bimeze rero Ntabyo dufite rwose. urabona naguhaye amafaranga nshakira umugore naraguhaye komisiyo narayiguhaye Narariye pe. Ayo narabyize. kugira ngo nongere kumvikana nawe nagenda ntagenda Ntuzanira undi mugore. uretse n'igipamuro Utangiye kuba umwisilamu mwana. nibyo mubwira nshaka gukora ko nabona bigera bibiri nkeneye umugore unyara ku buriri basi Ariko numubaze. akarya gake Gake. tuwarete zizo za hariya zizoma Ariko se njye simbizi iwanjye hari ibiryo bararyaga bagahaga. ukitwa mu gisambu Bararyaga bagahaga no kwa Nyiramatujya ndabizi yari afite ibiryo byinshi uriya mwana yararya. ni ukuvuga ngo urambona tubona twiyunge cyangwa None se yakujijije yakujije iki? ntazi guteka Ntazi guteka nicyo yakujije. ambeshye ngo Kuki utabitetse ko ari uburinganire? ubaze kumesa Niko wapi ahubwo ushobora kuba yarakujije ko udasiramuye. Uriya mwana hanga abantu badasiramuye. ibyo wajya muri icyo bikoze No ku ishuri bavuye bavuga ati abantu bari kubatoza kwisiramuza. Abantu udasiramuye. nabikoze mbere ko njya i Burayi Warisiramuye. Uri gikuru gutya. ubu ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu nk'uko nawe urabona nkaho kusiramanye wowe usiramanye ku munwa Oya. Mbwira ntabwo mubeshya aya magambo mubwira nawe kuri inshuti yawe. Shakira undi. Gushakira undi. None se bite? nta ndi mafaranga ariko ngo Niko mfite ubushyo bw'abagore nano mfite umukumbi w'abagore koko. none se wigize umwisoro ku buryo wowe ufata umuntu ntatuma gusasa Mperuka abantu bafite imikumbi. Umva. Ari imikumbi yibwa nta mikumbi indani. ni umucyo mubwiye gusasa wapi Gusa kumesa wapi guteka wapi kunyara ku buriri wapi ntacyo cy'inkazi nta na kimwe niba ari ibyo niba iwanyu munyara ku buriri ni sawa. Ngo muteye nabi mwari nta kintu nabi. cy'inkazi ahubwo ubwo bimeze Ni abakobwa banyu banyara ku reka duhare gahunda ifatika ariko gahunda yishaka ko niba udembeze wowe wumva ukuntu bimeze nyine we yumva You are no serious guy. Ibintu uri kuvuga ni ibintu nasobanuye. Abanyara ku buriri yakwambaza ibindi. Wowe ko mumva mumeze nk'abatongana bino noneho bibaye ibindi bintu. negera hirya twicarane atikize Buto. byinshi ibyabereye hano ni ibishywa Kubigenda kubigenda bushakiye. Wigeze wumva nanyaye ku buriri. wowe se unyara ku buriri Wese wigeze unyara ku buriri. si iyo mico ko ari iy'abana Umugore we twamushakiye yabaye amafaranga n'ibyo naramishe narayi. ntabwo byakunda Ariko ntabwo byakunda iki reka mubwire. umuntu None arashaka kubyara undi mugore. umva undi mubyara uriya None baramubona arambyagiza abandi bagore Madame, yewe tuma- nakubwiye ngo umugore ntabwo yamujyaye ku buriri ngo ntabwo asasa neza Kinazi ngo ni nabyo ukuvuga. cyane washaka none umugore se reka nkubaze kamubaza ikintu umugabo wanjye kumurenganya ibyo byose umushinja yigeze ajya kurarana n'uwo mugore ngo babone ko atanyaye ku buriri yigeze amubwira ngo nsasira yigeze iyo niba ari umuranga ntabwo bivuga Napfuye. yuko izo ntuze zose yari azi njya kuza
ibyo biranyijeje uvuye iwacu se ahomba ibi biranyijeje yaramubwira ati ni igitangaza ngo naramwirereye ngo ndamuzi ngo azi guteka kumesa ngo gusasa urumva ngo ibintu byose no kuburiri byose byo kuburiri se yabibwiwe nande ko bari batigeze bajyana mu buriri nicyo kibazo vuganira umugore wa nicyo kibazo ko batigeze bajyana mu buriri rero aho sibyo wakoze ubukwe bagushakiye nkubwire na rumwe none tubaye babiri ntabwo watuneka niba hari niba ari amafaranga twarariye okay wareka twumvikane mu magambo make hoshi kwiyunga nawe unshakira undi ndaguha ndi nta kibazo ariko se uyu ni umushinga ushakira abantu ndaguha ndi uretse ndagushakira undi cyangwa urugo n'umugabo cyangwa ibyo ngiye aho ndi ntabwo nabyara umukobwa waramumureka kwaje uyu nguyu yaradubuye ntabwo nabona njye n'ikinguru hanze ingegera ari b'abanyaburaya ingegera muri buraya hakurika amaze kubwira nyawe ni igicucu ariko narariye sha reka guha nandi ukomeza umushake arakubaza iby'umubiri birakureba ngo ntanyara jya mu cyumba nditekereze muzane yureka rero icucu niba ari ibyo bose ibyo ikindi kintu noneho agiye kumbwira ati uwo nzazana azongera muri ko arya ku buriri bacu nta munyamwandu noneho uzamushakira urunya ku buriri kubera ko niba yarashatse unyara kuba nta muntu uzashaka urunya ku buriri inshuti zawe ikintu bikiko agiye atananiye kubera umugabo karya umuswa gakubitwe n'inkuba gakubitwe n'iyangara aje kumbwira ubusa ariya mafaranga ndarya ndayamira mu buri ngo pi mwereke ukuntu ngenge nyashyira mu nda ariko aranze uzi ukuntu mira amafaranga ikiwerewere ndamushakira undi ndamurongoza Scovia ndamufite Scovia ndamuzi Scovia akunda abagabo nakariya kabura kubona akunda abagabo ndamurongoza Scovia nyarye ahubwo Scovia tujye inama kugira ngo noneho tuburye byandanje ndamukokora Iburaya b'abanyamwanda abanyara ku buriri abarya ku buriri ndamushakira uriye kwitwa ku buriri kandi Scovia arabishoboye